Benshi usanga bishora mu rukundo ariko ugasanga ntibazi zimwe mu ndangagaciro zigenga umuntu uri mu rukundo. Uyu munsi rero twabateguriye amategeko 10 agenga urukundo. Uyu munsi rero twateguriye abakobwa tubabwira amategeko bagomba kugenderaho kugira ngo urukundo rwabo rugende neza. Umusore wese ubabonye ahite abona ko ari abakobwa bafite indangagaciro. Mbere yuko dutangira kubabwira byinshi, banza ukande subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Itegeko rya mbere riravuga ngo wikihutira gushaka umugabo. Ni benshi usanga bagira imyaka myinshi ugasanga bariheba bavuga ngo babuze abagabo, bamwe bakanashaka batabitekerejeho. Ugasanga baravuga ngo bamwe twakuranye ngo bashatse abagabo. Wigendera kuri abo bashatse abagabo kuko ingendo y'undi iravuna. Ushobora kwiga gushaka nk'uko nabo bashatse ugasanga urugo rwawe ni rumwe mu ngo mbi ziri muri karitsiye. Itegeko rya kabiri riravuga ngo ntukibeshye na rimwe ko gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mukundana ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko mukundana. Oya, igihe mutarashakana icyo ntabwo ari ikimenyetso kizakwereka ko umusore cyangwa se umukobwa mwembi mukundana. Icyo ntabwo ari ikimenyetso, kuko ni benshi bakora imibonano mpuzabitsina ugasanga nibyo bari bakurikiranyeho. Ugasanga umuhungu itageti yari afite nuko mujyamana ubundi akakureka. Rero gukora imibonano mpuzabitsina mutarashakana bishobora kwangiza urukundo rwanyu. Itegeko rya gatatu riravuga ngo ntugategere umusore amaboko. Ni benshi mu bakobwa bo muri no minsi usanga igihe akundanye n'umuhungu ibyinshi abimukuraho. Ugasanga akeneye amafaranga ayasabye umuhungu, ibintu byose abisabye umuhungu kandi batarabana. Aho ngaho bishobora gutuma umusore abona ko uri umukozi w'ibyinyo nk'uko abenshi basigaye babivuga. Rero iyo ikintu cyose ugikeneye ukagisaba umuhungu, aho ngaho bishobora kwangiza urukundo rwanyu. Niba uri umukobwa rero wifuza kuzashaka umugabo mukabana mu mahoro neza, irinde kumusaba, ahubwo wowe ugwane no gushaka uko wakwibeshaho ndetse unishakira inzira, dore ko urugo ari ugufatanya. Iyo uteganya kuzubaka urugo rero ni ukubanza ukishakamo ibisubizo, mukazasangana buri umwe afite aho ashakira imibereho. Itegeko rya kane riravuga ngo ntugashakane n'umusore umukurikiyeho amafaranga cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye by'imitungo, kuko ni benshi usanga babanye barakurikiye imitungo, ya mitungo yashira ugasanga bari kurebana nabi. Rero igihe ukundanye n'umuntu ntukamukundire ibyo afite, ahubwo ujye umukunda uko ari, haba kenye cyangwa se uko ameze kose, ariko ukamukunda nta kintu na kimwe umukurikiyeho, ari urukundo gusa. Itegeko rya gatanu riravuga ngo ntukanywe inzoga. Wowe mukobwa unywa inzoga, menya ko uba uri kwiyicira ejo hazaza hawe ndetse uniyicira icyizere, kuko abasore bose ntabwo bakunda abakobwa banywa inzoga, dore ko nta n'umusore wakwemera gushaka umukobwa unywa inzoga. Kunywa inzoga bitesha agaciro uyinywa ndetse bikanamutakariza icyizere. Ntiwavamo umutima w'urugo ukunda kunywa inzoga cyane. Itegeko rya gatandatu riravuga ngo ntukambare impenure, arega n'uwambaye neza agaragara neza. Ntiwaba wambaye za jipo z'impenure ngo aho unyuze hose bananirwe kukwita indaya, dore ko ino aheshi na heshi mu byaro usanga umukobwa wambaye amajipo y'impenure ageze hejuru cyane usanga bamwita indaya. Rero niyo ukundanye n'umukobwa wambara impenure gusa bashobora kuvuga ko ukundana n'indaya. Itegeko rya karindwi riravuga ngo ite ku mirire yawe. Iyo umuntu ariye neza agira ubuzima bwiza. Iyo umuntu ariye ibiryo byiza bituma agira uruhu rwiza. Iyo umuntu ariye neza mbese byinshi ku mubiri we biba byiza. Rero nawe niba ushaka kubaho ugakundwa ukagira igikundiro, usa neza, byose ari neza, aho ngaho cyane cyane nko ku bakobwa, iyo ujya neza bituma n'umusore ugushatse avuga ko yashatse neza. Itegeko rya 8 riravuga ngo ntukifuze gukundwa nk'uko muri filime cyangwa se nk'uko ubibona muri filime. Bariya bakina amafilime ni ibitekerezo baba batekereje bakabikina. Rero nawe iyo ushatse gukundwa nk'uko muri filime bakundwa, ibyinshi bigaragara muri filime
n'ubuzima bwa baringa, ibyinshi ntabwo aba ari byo. Iyo rero nawe ushatse kwigereranya nk'abo muri filime ukavuga uti nanjye nzakundwa nk'uko abo muri filime akundwa, aho ngaho uba wibeshya cyane, kuko ibyo muri filime ni muri filime, ntabwo ari ubuzima busanzwe. We kunda uko wabiteganyije. Itegeko rya kenda riravuga ngo ntukifuze kwakira gusa. Abakobwa benshi usanga bumva ko barahabwa ikintu cyose ngo barabahereza. Igihe cyose rero iyo wimenyereje guhabwa gusa, bituma n'umugabo wese mushakanye mutabyumva kimwe. Iyo uri wa mukobwa uzi gushakisha, ntiwicare ngo uragaburirwa n'ababyeyi bawe cyangwa se ngo sheri wawe niwe urakugaburira, ahubwo ugashaka ko nawe wakwigaburira. Aho ngaho bituma urukundo rwawe ndetse n'umusore wese ukubonye agukunda. Rero iyo wabaye wa muntu wifuza kwakira gusa, aho ngaho abenshi ntibagukunda, kuko umuntu wese ushatse gushaka urugo aba ashaka urugo ruzatera imbere, ntabwo aba ashaka urugo aho umwe azakora undi yicaye. Biba bisaba ngo urugo abantu be uko ari babiri bahuze imbaraga. Itegeko rya 10 riravuga ngo ntukibagirwe na rimwe gusenga Imana, usengera ndetse n'umukunzi wawe. Aho ngaho bizagufasha ibintu byose Imana irimo, nta kintu na kimwe Imana irimo giferinga, byose biba ari ku murongo. Rero iyo ukundana n'umuntu ukajya umusengera musenga, aho ngaho Imana iragufasha, ndetse n'ibintu uvuga ari ukuri gusa. Niba ukundanye n'umusore ukaba utamubeshya, ukaba utamutendeka, aho ngaho Imana iragufasha. Niba ugeze kuri uno munota ari bwo bwa mbere wari ugeze kuri ino channel, ntugende udakanze subscribe kugira ngo ikiganiro cyose ducishije kuri uno muyoboro ujye uba wa mbere mu kukibona. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi haze ibyifuzo byanyu.